Yes, kanongera nguhereze ikaze ndetse hanakwifurize ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho abavugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze igihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali rero reka nkubwire ngo kabaye ibintu rwose byahinduye isura nyuma y'uko leta y'igihugu cy'u Rwanda isohoye itangazo rivuga yuko abaguze ibibanza mu mujyi wa Kigali bagomba kubiha abafite gahunda yo bakubaka bitaba ibyo ngibyo bakazajya basorera ubutaka. Ni nyuma y'uko leta y'igihugu cy'u Rwanda ijya gushyira hanze iri tangazo yabanje no gukomoza ku ijambo rigira riti abafite amashyamba barayasorera, ariko nyamara ni mu gihe abafite ibibanza bohi rwose badasorera ibibanza byabo biba biri aho ngaho bituje cyane, bo bavuga yuko kanyuma y'imyaka 5 bazabigurisha amafaranga babiguze akikwamo nk'inshuro 3, bohi bafite inyungu nyinshi cyane, mu gihe nyamara leta nta hantu na hatoya ibiri kungukira, kandi nyamara hari na bamwe babuze ubutaka bwo kubakamo, kandi ugasanga hari abantu bafite ubutaka bwinshi cyane babitse. Ni nyuma y'uko mu igenzurwa ryakoze mu mujyi wa Kigali basanze ibibanza bigera ku bihumbi 103 bibitse bitubatsemo. Reka twinjire rero muri aya makuru neza turebere hamwe uburyo ibintu byifashe, ndetse n'abafite ibi bibanza mu mujyi wa Kigali babitse bavuga yuko bazabigurisha nyuma y'imyaka nk'ingahe rwose amafaranga yabiguze yarikubyemo, ndetse uburyo bakiriye iri tangazo leta y'u Rwanda yashyize hanze, ndetse bamwe rwose bagiye babyijujutira bavuga yuko ibi ngibi atari byo. Ni mu gihe nyamara bamwe babyishimiye bavuga yuko rwose yari umwanzuro mwiza cyane, cyangwa se ari amahirwe leta yatanze kugira ngo abafite amafaranga yabo bari barabuze uburyo ki bagura ibibanza mu mujyi wa Kigali nabo babashe kuba babibona. Ngira ngo mu mujyi wa Kigali ubu ngubu kuba wabona ikibanza cyo kubakamo ni ibintu byari bigoye cyane, yewe byashobokaga yuko waba ufite n'amafaranga atari na makeya ukabura ikibanza ugura, yewe n'ugifite akakikwima akakubwira ati ayo mafaranga uri kumpereza nyuma y'umwaka umwe cyangwa se 2 ashobora kuzaba yarikubyemo inshuro 1 cyangwa se 2, kubera yuko uyu munsi nureba neza ikintu bita ubutaka ni ikintu kiri gwenda cyane ku muvuduko uhanitse, nk'uko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwabikomojeho bavuga yuko rwose mu myaka igera kuri 2 iri imbere uzasanga rwose ikibanza cya miliyoni 4 cyarabaye nka miliyoni 6. Ngira ngo ni ibintu byagarutsweho n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda mu itangazo ryagiye ahagaragara uyu munsi. Rero nimba rwose nawe uzi yuko ufite amafaranga rwose wari warabuze ikibanza ugura mu mujyi wa Kigali, ubu ngubu bigiye gukemuka. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari wahawe ikaze, ibuka kuri bantu hari ijambo subscribe kandeho kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu makuru abatandukanye bavugwa hirya no hino mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Nk'uko rero twabikubwiye tutangira iki kiganiro cyangwa se bikubiye mu iri tangazo, mu bugenzuzi leta y'igihugu cy'u Rwanda yakoze yasanze ibibanza bigera ku bihumbi 103, nawe rwose wumve uwo mubare uburyo uri hejuru bibitse bitubatsemo, ari abantu babiguze muri bumwe mu buryo bwo kuzigama amafaranga yabo ndetse no gushaka inyungu, bavuga yuko mu myaka igera kuri 3 cyangwa se 5 amafaranga baguze aho hantu azaba yaramaze kwikwamo inshuro zigera kuri 2 cyangwa se 3, naho 37% nibyo byubatsemo, ndetse mu mibare leta yashyize ahagaragara kuri 37% byahubatse muri Kigali harimo n'abari basanzwe bahatuye. Urumva yuko ibibanza bibitse mu mujyi wa Kigali ni ibibanza byinshi cyane bitubatsemo uyu munsi wa none. Benshi mu babiguze bavuga yuko rwose bazabigurisha mu myaka iri imbere. Ibi ngibi rero leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba yabyanga, ivuga yuko ibi ngibi ari ikosa rikomeye cyane, ndetse nta n'inyungu ibifitemo, mu gihe abaturage bamwe na bamwe barimo bavuga ati babuze aho kubaka, abafite amafaranga yabo ndetse n'abashaka gukora imishinga itandukanye yateza
igihugu imbere bakabura aho bayikorera. Bamwe mu bafite ubutaka barabwimanye bavuga ati rwose nta gahunda zo kugurisha ubutaka dufite. Uyu munsi wa none mu mujyi wa Kigali byashobokaga neza yuko wajyaga kugurira umuntu ubutaka utamuha amafaranga yifuza akakwiryaho akakubwira ati nuyazana nka nyuma y'umwaka umwe ayo mafaranga uri kumpereza ashobora kuba azaba yararenzeho nka miliyoni imwe cyangwa se ebyiri. ngira ngo namwe ni ibintu muzi neza cyane abantu bari hariya mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi rero byakomojweho cyane ku uyu munsi wa none ku itariki 22 z'uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nibwo byagazweho ndetse biranashimangizwa neza yuko abantu bafite ibibanza babitse mu mujyi wa Kigali bagomba kubitanga, ndetse bitagoranye cyane abakeneye kuhubaka bakahubaka. Nimba uzi yuko waguze ikibanza ukaba udafite ubushobozi bwo kucyubakamo, ibi ngibi rero byamaze kunozwa neza yuko icyo kibanza waguze ukaba utari kubakamo ugomba kugihereza umuntu ufite gahunda yo kubaka akaba yacyubakamo. Ndetse ubwo ibi byagarukwagaho mu kiganiro cya Leta y'u Rwanda ajyanye n'itangazamakuru, ngira ngo ni ikiganiro mwabonye ku gihe rwose, ni ibiganiro bigera kuri 2 byagiye hanze bavuga yuko amashyamba mu minsi iri imbere agiye kuzajya asorerwa bitewe n'uko amashyamba atanga umwuka ndetse akaba afatiye runini abaturage. Ikindi amashyamba akaba adasorerwa, bavuga yuko mu minsi iri imbere ikintu bita amashyamba rwose ku muntu ufite ishyamba ryiwe agiye kuzajya ahabwa amafaranga, ariko nawe akaba atabasha kuba yaritema kubera yuko amashyamba atanga umwuka. ngira ngo na n'uyu munsi wa none umuntu ufite ishyamba ntabwo ari ugutekereza ngo kuba yatsindisha ishyamba ryiwe mu gitondo cya kare abyuke abe yahita abikora. Urabanza ukajya mu buyobozi ukabisabira uburenganzira, waritema utabyemerewe ucibwa amafaranga. Rero Leta y'u Rwanda naho yabikomojeho mu gihe yavugaga ku kijyanye n'abantu bafite ibibanza mu mujyi wa Kigali babiguze bakaba batabyubakamo ndetse bakaba batanabihereza abakeneye kubaka ngo babe babyubakamo.